ibyishimo ni byose ku muryango wa Fabrice wa Prince ndetse n'umubyeyi we, dore yuko uyu mwana Prince mu kiganiro cyashize twakoranye inkuru avuga yuko agize amahirwe yo kuba yasubira iwabo nta munsi n'umwe yazongera kuba yahava. Umva ikintu gitangaje kuri Prince we ubwe yivugira yuko naramuka asubiye mu muhanda aribwo bazongera kuba bamuhana, dore yuko avuga yuko Prince mu gihe cyose yamaze mu muhanda nta munsi n'umwe yigeze yishima, nawe ubwe arivugira yuko ibyishimo ari byose kuri we ndetse n'umuryango we. Dore Prince akimara kugera mu rugo twakiriwe n'umubyeyi umwe, nubwo mama we atari ahari ariko papa we yabashije kuba yaduha amakuru atubwira yuko Prince nubwo ibi byose byamubayeho ariko Prince yarasanzwe ari umwana mwiza. Iyumvire Prince icyo avuga, wumve n'icyo abwira ababyeyi be. Prince, icyaba cyiza rero ni uko wasubira ku ishuri ugasubira mu rugo. Ibyo byose mu cyumweru kiri imbere, umunsi nk'uyu nguyu, banyarwanda ndabasezeranya yuko Prince azaba yongeye kuba yabona. Papa Prince wiriwe Prince twamukuzaniye koze kumufasha mukamuzanira ko ava mu rugo nta muntu umwirukanye, yagiye asimbutse igipangu baramufata bakajya bamujyana n'igikondo, ariko Imana ishimwe ubwo agarutse akaba yemeye guhama mu rugo. Okay, Papa Prince, dore umuhungu wawe nguyu muri wowe ni Prince uri kubona ubu nonaha na Prince wari uzi mu myaka iri imbere. Uri marangamutima nk'umubyeyi, urumva hari icyo wabwira Prince, hakaba hari n'icyo wabwira abana tutarageraho bari mu muhanda? Prince ubwe ku giti cye arabizi ko ari imfura yanjye mukunda, ukuntu agarutse asa icyo kintu kiba kimbabaje, yaragiye ntamwiruka. Okay, Prince gagira icyo ubwira papa wawe noneho dusoze. Nusubirayo bazagukorera ikintu, usubirayo nibagufata bazampamagare bagufunze. Urabyemeye? Murakoze.